uyu mwanya wa none sinzi impamvu niba gushyiraho direde ari ibintu bikomeye cyane. Umuntu bita Murungisabe ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakomeje kugenda bamuha urw'amenyo ngo babonye yitabira inama ariko yashyizeho iki utudirede kapfa kubutura. Murungisabe mwakomeje kumuhagata ngo yashyizeho utudirede babonye Sabe ariko urareka mubigire Sabe rero karo umupadiri ngo kizaba nk'abapadiri muri jihad ubu Sabe yabaye umuraperi ayo murasta ubu se abaye umuraperi bitwaye iki Yasanzwe ari wese. tekeza niba ari we muntu batumiye ngo ajye guhagarara urubyiruko Kandi yubatse. kandi noneho yubatse kuba Sabe rwose yarya ibyana nta kibazo kuba Sabe Yakiraho direde nta yatunga umugore nta kibazo kuba Sabe yatunga direde nta kibazo. Ntago narinzi ko umuntu bita Rocky Kimomo ashobora kujya muri Amerika akagenda atavuze n'uburyo Rocky akunda miki ifoto. Umuntu bita Rafati Kabani we muntu wuriye indege mbere ya sebuja Rocky Kimomo ndetse rwose ngo akaba yaratangiye gahunda yiwe yo kuvuga ati nzajya nsobanura filime ariko bitewe nuko iraca none arimo kuza kwihembwaho bize kuza kuba ngombwa kuzajya wishyura before yo kureba iki filime na sore cyangwa ibyegeranyo kize kuri iki kuri YouTube channel yanjye. Kimeze gute? Ese witwa Rocky ubundi hari buze kugaruka cyangwa wenda yaba yariboneye umukazana gahunda nta gikwi kazarangirira hariya haza kuza kwibaza ise mbe Kimomo we entertainment Irakomeze ko sifite ba manager se. manager we manager ari baba akaba yaragiye Nase noza kuri iki? endese Mikorojeni. Mikorojeni se ni manager reka Niki? Mikorojeni yari ipanze bwana yabaga muri entertainment nk'abandi bose usibye ko nawe yaje kwizanira cyitwa gasobanuye. Naho se wa mucuti wacu Savimbi. Savimbi se Savimbi menya nari kinashinzwemo hariya ukwitwa Savimbi banza wumve Savimbi ari Rocky aramukoresha n'uwitwa Jean Marc akamukoresha Nakadafa kamukoresha nakadafa batika boyi yo mbuze zino nkuru zaba bantu ko nawe yuriye rutema ikirere Mwibanga ariko nawe rikomeye. mwibanga rikomeye agiye gukora akazi ko mu rugo ngo nyuma yuko muri amatura angiza akamwangaza aramwisheje ko bazagira gute ko bazabana. Uyu munsi wa none rero aba YouTube batangiye kumusamira hejuru dore ko yatangiye noneho kugaragaza ko ngo ari bamwe mu ba YouTube barimo kumwaka iki ruswa y'igitsina. Kuri YouTube niho baregereza ruswa z'ibitsina. Hari abantu barekuye indirimbo, hari abantu bafite ama content bimye platform ariko umuntu ngo kubera ko ngo bamusamanyije bakanga kumutwara ngo agomba gushinga ngiki ku rubanza. Odera ikintu cya mbere yarandebye nagiye kumureba nambaye mini arandeba kuko niyo yicariye gutya ari kureba amabero ati rero mbere yuko tugira icyo tuvugana no kuzabanza ukampita uvuga ko Claude ari kuvuga numwe mu bantu bubatse bavuga ngara kubagurika ngo ni gisazi n'ibiki muze kwiba ko umuntu bita Claude agize gute arubatse usibye kuvuga umuntu bita Claude wenyine hari nundi yaje kuzanamo n'umuntu bita nde Mutabaruka avuga ngo buriya Mutabaruka nawe ngo yashatse kumutereta ngo mugiye ngo sinzi n'uryo bivuga muri nkumva ni ibiryo bidafashije ngo mugiye Mutabaruka ngo ari agakene ngo yarashwanye n'umugore baratandukanye ngo aza kumuteretanga aramubwira rwose ngo ntago byavamo ngo ajya ashimira umuntu bita Kenisi ngo waje kugira gute ngo waje kumutabara akamuzahura nabone ngo yaragiye kuzicwa n'iki ngo ninza ngo nje ari Mutabaruka kubera igikundiro n'uburyo akoramo akazi n'uburyo agakunda byarangiye agiye gushimuta televiziyo ya boss we ndetse abantu benshi batangira kwitiranya niba bashobora kuba afite mikitwa iki imigabane afite ihe mission. Ese ashaka kushinga YouTube channel ndakaweza ajya kuri ibiganiro ashaka kuzajya rya bwa buhumbi 10 bahereza abantu batuye mu biganiro ashaka za kugegereza umuntu bita Amaji the Black official mushuti wanje nawe yaragutunguye kandi nyuma yuko noneho asoya album bita iki ibishingwe. Uyu mwanya wa none witwa Amaji the Black yamajije kumbwira ko ngagiye gusohora yitwa Matotoro. Ashize umunsi umwe navuze ati wenda wasanga GMT y'uyu munano yabivugiye wenda idaroni yo mu Rwanda ariko nza kwibaza nise babahanuzi b'ibinyoma baje kuza kuvuga ko ku itariki 23 tuzaba twapfuye aho isaha yaba yahagaze cyangwa yapfuye ihuye ntiyakomeza kugenda. Ku itariki 23 na 24 hazaba evenement ikomeye ku isi ubwo Yesu azaza gutwara itorero n'umunsi w'ejo. Allô Aye mwijoro uyu munsi 21 ejo ni le 22 le 23 septembre 2025. Aïe 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 aïe.
wasanga twageze mu ijuru tutabizi cyangwa ndi gukora umwandiko mu ijuru. Banyarwandakazi muri kubona turi mu ijuru. Iri juru bakomeje kugenda bavuga ese iri ntabwo riraza kuza kuba nka cya kibanza cya Nzovu. Kira kibanza se nacyo ni igihuha. Umuntu bita Nzovu yaje gufata umuntu bita Kamwana ndetse aza gufata na Gitafu ngajya kubagabira ngo nyuma yuko ngo witwa ngo The Ben ngo na Pamela ngo bamuhaye ngo amamiliyoni yo kugura ikibanza. mbonera gushimira The Ben na Pamela bamaye miliyoni 500 yo kugura ikibanza zasaziramo. Nyamara abantu bakoresha yakana Nzovu mu nyungu zabo miliyoni 500. Ariko abantu bakoresha aba bantu Uzi ko ababura sengi sasa n'ubundi ngo miliyari yuzuye. Ariko umuntu wamuha miliyoni 500 agakomeza kugenda nwa primonsi monzi cyajye byihorera. Reka cimire Yakamwana amajije kwidekara mbone kwinywera agafanta amenye ko yamajije gushaka. Uranga iyo ushatse birahinduka. Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda ukanakurikira ibiganiro bya Nation TV umunsi ku munsi. Nizere ko umeze neza, niba utameze neza hari kitagenda neza mu buzima. Niko mwisi bigenda, niko mwisi bimera, uyu munsi ibintu biranga, ariko haba hari ikizere cy'uko ejo ibintu byakunda. Ndagusuje rero mu majyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba n'Uburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndetse n'ibwota Masimbi. Turagarutse rero nge ndi Zebra Switch. Ndabasuhuje mbifurije kuba amahoro. Turi kumwe rero na mwenyewe, turi kumwe na Kuri Magique, turi kumwe ariko turi kumwe na Mr. Breaking Kuri Magique. Zebra Switch bimeze neza, ibi ni fresh and clean. Ndashima Imana n'abantu bamwe na bamwe bo mu muryango wa Nation. Nizere ko nawe ari uko, ariko by the way nanjye meze neza, ibintu byose ni fresh and clean. Amagari nabonye bakomeje kugenda bayitabira fresh, ariko umutsoro ikintu kinzegaro hano ni ukubera ko namajije kubona ko umuryango mukuru cyangwa se umuryango mugari wa Nation TV babashaka kumbona 5 kwa 5 ndi kuri screen za ekara zabo, babakeneye breaking na update ikitwa ama breaking. Zebra Switch rero twihuse ndabanza nshimire uwitwa Jama Phones Shop. Ushobora kubabona wenda nazanye kava guturuka muri Thailand ukagira ngo wenda ari mubazi, ariko iyi ntago ari mubazi, iyi ngiyi bayita iPhone. Hindukiza turebe, hindukiza. Oya jureba ariko gira wa ntago ari bya bindi bakoramo gutyo ukabona bivuyemo. Iyi bayita iPhone rero guturuka kwa Jama Phones Shop. Nyuma yuko najyaga nerekaho gutyo abantu benshi bakambwira ngo nzahindure telefone, ariko suko ntari mfite telefone bwo nuko barayibye. Rero nshimira Imana kwitwa Jama akomeje kuza kumva gutakamba kwande kwa Kuri Magique. Tukiraho ngaho Zebra Switch ari zimwe mu nkuru nakomeje kugenda mbona, ariko mbere kugira ngo nze kuza kuzinjiramo nabanza nkibaza ikibazo kivuga kiti weho ndinde muntu wagutunguye muri uyu mwaka. Zebra Switch dushobora kuza kubusanya, ariko ngera abantu bagiye bankorera umwaka muri uyu mwaka, gira ngo hari umuntu bita Gitafu, numwe mu bantu bankoreye umwaka cyangwa bankoreye umunsi muri uyu mwaka. Hakaza umuntu bita Valence Papi nyuma yuko atangiye kuvuga icyongereza kitabaho, kandi rwose ari umwe mu bantu najyaga nizera mvuga ati baritanga mu kazi, bari professional, inkuru zose bajya bazibona. Ariko naje kuza kubona urwego rwenza gusanga witwa Ndahirotse kujya kwivugira inkuru zo muri quartier, ubundi yakwiye gukora nayo hano umubatiza akajya yivugira amakuru ya quartier, kuko rwose aramutse agiye gukora inkuru nk'ahantu wenda ari umunyamahanga byazawugorana, dore ko icyongereza kiwe na mitsutsu nibazo cyane. Ninza kuza kuvuga Ndahiro rero ubwo na mitsutsu baza kuza kumwumvamo, dore ko mu magare bamajije kwitereka, ariko ukabona ko video zabo rwose zatrendinze kurusha iz'abandi banyarwanda bose bitabiriye iki amagare. So nituza kuza muri abo bantu rero ndaza kuvuga umuntu bita Umutesi Jolly. Nyuma yuko bakomeje kuvuga ngo inkuru ziwe ngo na Rugumi ngo bakundanye ngo byagenze gute, Umutesi Jolly yaje kuza gutungurana ubwazi gakwerekana inzu ya miliyari. Abantu benshi batangira kuvuga bati se aya mafaranga yakuye nyuma yuko muri iyo minsi yaramajije kwibrandinga nk'abakire, ngira ngo urabyibuka ajya kwemera amafaranga y'akayabo, yemera platine ndetse n'umuntu bita Neringa mu muri miliyoni 10 yemeye miliyoni 10 zose. Urumva ko atangiye kubabwira ati mwe mwiteguye hari ibintu ndi gutegura. Dadaciye iminsi bikeya uwitwa Umutesi agira gute amurika inzu y'iki yakayabo k'amafaranga menshi cyane. Ari mu bantu bantunguye hakaza umuntu bita Angeli Mutabaruka, nibuze no kugarukaho kuko Angeli Mutabaruka numwe mu bantu nabo bantunguye. Ubwo se Kenisa arasigara, dore ko witwa Angeli Mutabaruka kubera igikundiro n'uburyo akoramo akazi n'uburyo agakunda, byarangiye agiye gushimuta televiziyo ya boss we, ndetse abantu benshi batangira kwitiranya niba bashobora kuba afite mikitwa iki imigabane. Mutabaruka nawe ku manota ngomba kuyamuha mu bantu bagize gute batwenteteininze. Ushobora kumbaza uti se
abandi bantu bagiye batwentertaininga ni bande uretse ko Angeli Mutabara kwagira ngo nabyibuka ko n'umuntu bita Mico the best ari mu bantu bavuze ati rwose Angeli ngize Imana bankongerera umushara kuko ibintu akora ntago bibaho nibuze no kugarukaho muri body iki kiganiro ntabwo navuga rabo bantu ngo nze kuza kwibagirwa umuntu bita Teta Sandra from UG nawe yaragutunguye se ninkubwira umuntu bita Teta Sandra impamvu ari buza kuza kuntungura niwe muntu wa mbere wabashije gufata gift y'imodoka yahawe n'umugabo w'izo akayimugongesha amaguru ashaka kuyaca ariko n'umugabo yaje kuyirangura nyuma yuko rero haje kuzagaragara amavideo n'amashusho menshi cyane yagiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga abantu batajya kuvuga bati uwitwa Tete na Wizo mubareke rwose n'abantu bakundana ndetse ibyo bakora babizi n'izazindi nuko ntazibana zidakozanya amahembe ariko ikintu cya mbere cyaje kugaragara nuko noneho haje kuza kugaragara ko abantu benshi mu gihe bumvaga ko witwa Tete ariwe mubi uwitwa Wizo buriya ngo nyuma yuko iriya video bijya hanze arimo gusaba ngo bazaze gufata umunyarwanda bamukureho ngo bamujyane avuga ngo kamiliyoni muze mu nyizu witwa Teta Sandra yenda kunyica nuko Wizo nawe yari mu mafuta akomeye cyane dore ko yafashe ya modoka yamugongesheje imenagura ibirahure byose uyu mwanya wa none akabyo kintu cyatukuruye ari amakimira twabonye guke kuri ku mbuga nkoranyambaga bishatse kuvuga iki rero uwitwa Teta usibye kuba mwe mwatangiye kubureminga muvuga ngo yarateruye video agiye kuri mukubita naho uzi igihe kinini cyashize tubona baramukubise ingume yarahumye iminwa aba yaragiye gutya ibintu byose byagenze kuriya ariko none ntago waza kuza kwibaza ngo ese iki cyatumye Wiza afata imodoka akayimenagura ibirahure kuri kara kageni so gira ngo ndwaza no kubashyiriraho ntago ari ibintu ndibuze kuza gutindamo kuko izo ntago ari inkuru ziba zikiri trend ariko ni inkuru mbagomba kuza gucamo rero ntago n'utundi naza kuza kururenga nibagiye umuntu bita Amaji the Black official mushuti wanje nawe yaragutunguye kandi nyuma yuko noneho asoya album bita iki ibishingwe uyu mwanya wa none witwa Amaji the Black yamajije kumbwira ko ngagiye gusohora yitwa Matotoro ariko Amaji wamuhamagara nkumva niba ari gufata phone koko uvuye kubishingwe Amaji agiye gusohora ngo Amatotoro Amaji the Black uwo niwe bita azakurikizaho iki amase oya uwo niwe bita Amaji the Black ubuse nimero yeriho sha nimero ya Amaji azakurikizaho inuzi enye Amatotore amase oya ariko Amaji none ngo buriya ngagiye gushaka uburyo ngo yakishingira kandi gashinga ngo dore ko yamajije ko naki nkoko yamajije kwandika kuba viral agiye no kwishingira kandi gashinga ko kuba yakicururiza iki inyama z'ingurube ahubwo nkaza kwibaza ngo ese Amaji ko nzi neza ko Amaji ari umwe mu bantu b'abayisilamu ubundi Amaji nimero ntago ariho Amaji azajya korora ingurube kandi ari umwana wo kwa Haji Amaji ntago base yambwiye ati rwose ngewe ngiye kwishingira kandi gashinga amani ntago yabura ahari igiceri ntago abara hari igiceri ndetse kuvuga ko ibintu byose yabikora sinkube ukuyemo bya bindi nawe yihakane ko atakora so zebra switch rero uyu munsi tutaki zingahe uyu munsi turi tariki 24 z'ukwa 9 2020 hashize umunsi umwe navuze ati wenda wasanga GMT y'uyu munano yabivugiye wenda idaroni yo mu Rwanda ariko nza kwibaza nise babahanuzi b'ibinyoma baje kuza kuvuga ko ku itariki 23 tuzaba twapfuye aho isaha yaba yahagaze cyangwa yapfuye ihuye ntiyakomeza kugenda wasanga twageze mu ijuru tutabizi cyangwa ndi gukora umwandiko mu ijuru Abanyarwandakazi muri kubona turi mu ijuru ibintu byaje kuza kunsetsa ndavuga ati se mana y'isi n'ijuru iyi nkuru ndaza kuza kuyivuga ne ese ko uyu muntu baje guhanura ibintu nayo byaba kandi narabivuze ntabwo atano abantu bazakita bapfu umunsi umwe ngo ni umuzimu nguri gukora ikiganiro ushaka kongera kiyitanga ikindi kintu uyu mwanya nakonze guhanura ngo turajya mu ijuru muri za Bibiliya baravuze ngo bodaboda muranze hanze ngo turajya mu ijuru ngo turajya mu ijuru abantu bashyira hanze ngo turaza gupfa ko tutapfuye uyu nabo barahanuye kuri 23 ntabwo tuzarara kuri 24 cyangwa nabaze nabi turi 24 reka tumwumve tugaruke mu kanya kandi si we wenyine ubu babaye benshi bemeza neza ngo ku itariki 23 na 24 hazaba evenement ikomeye ku isi ubwo Yesu azaza gutwara itorero n'umunsi w'ejo hano ayihe mu ijuru uyu munsi 21 ejo ni le 23 septembre 2025 aïe bene data ngira ngo amajije kubyumva zebo ahanga ari kwivugira ati kuri 20 na zingahe 24
tuzajya mu ijuru tugomba kujya mu ijuru Yego. ubona yanabyishimiye ntaza kuza kwibaza ntese itariki 23 ntago ziragira cyaba n'umuzika ndari mutubwire nyabo wasanga yaje kurenzaho umunsi umwe kugira ngo wenda bitaza kuza kubusana nukuvuga ngo nawe wategereje gusohoza kw'Imana nategereje gusohoza kw'Imana naye niyejeje mvuga ati ngomba kujya mu ijuru ariko byaje kuza kwanga ndavuga ati se iri juru bakomeje kugenda bavuga ese iri ntago raza kuza kuba nka cya kibanza cya Nzovu hoya ariko nanone kira kibanza se nacyo ni igihuha umuntu bita Nzovu yaje gufata umuntu utaka mwana ndetse aza gufata na Gitafu ngajya kubagabira ngo nyuma yuko ngo witwa ngo The Ben ngo na Pamela ngo bamuhaye ngo amamiliyoni yo kugura ikibanza nza kuza kuvuga ni se aba bantu ko twakomeje kujya dutaka tuvuga tunyamara abantu bakoresha yakana Nzovu mu nyungu zabo kandi n'abantu batrendinze niyo mpamvu nanze kubashyira mu bantu badukoreye umunsi twakoreye kuza kubagarukaho nza kuza kwibaza ni se niba bashobora kugenda bakavuga bati bakakoresha prank yo kuvuga ngo bagurenga ikibanza ngo cya miliyoni ngo ari 500 miliyoni ariko biretse mbanze byumve naza kuvuga nanjye ibintu bihabanye biretse wumve mbonera gushimira Ebe na Pamela bamaye miliyoni 500 yo kugura ikibanza zasaziramo nza kuza kwibaza ngo izo miliyoni 500 Nzovu bazimuhereye tuye tubwizanye ukuri ngo bamuhaye ngo miliyoni 500 ngo zo kugura ikibanza cyo gusaziramo miliyoni 500 ariko abantu bakoresha aba bantu uzi ko babura sengi sasa n'ubundi ngo miliyari yuzuye izo miliyoni azokoze isa miliyoni 500 se cyane ibumbi 500 neza miliyoni 500 ko nabonye bigura ikibanza cy'insina wagira ngo nahantu uzamageragere cyane ahandi hano wenda mu cyaro niza content rero ubwo icyo kibanza cyane uzi ko miliyoni 500 hari ahantu ushobora kujya mu cyaro ukahita wimura umusozi cyane rwose umusozi wose ukakwitira hano i Kigali ushaka kugura hose umusozi washaka ukawuteramo ishyamba washaka ugashyiramo ingurube ariko ngo bamuhaye ngo miliyoni 500 basi nujya no kubeshya ntukajye ushyiramo igikabyo reka twemere ko ari content bateguye cyane ko simba ariko none yaba content babaricira banzovu uko already hari umuntu wenda rufite agatima kuvuga ati wenda jewe nzagura nka Nzovu wenda akabanza akaba numva ko noneho ashobora kuzamuka wenda akabanza n'akadesa gashoboka kuba kanaboneka cyangwa katuruwa akamujyana iyo mu ntara iryo cyayo giyo mu ntara yego ugasanga we atangiye kugenda yikomanga mu gatuza ariko umuntu wamuha miliyoni 500 akomeza kugenda nka primonsi cyajyo byihorera reka cimira yakamwana amajije kwidekara mbone kwinywera agafanta amenye ko yamajije gushaka uranga iyo ushatse birahinduka ugomba kugenda ugabanya ushyiramo natwaye aho rute kugira ngo amafaranga ejo wanabyara umuryango ariko beno bino bintu ushyiraho umucyo nawe kubibona abantu bakoresha abantu zino content mu by'ukuri Nzovu kumukoresha content ngo yabonye ikibanza cyo gusaziramo ubizi neza ko nubundi ari gutaha mu gashyekero ari gutaha kwa makwindi akiri gucumbikisha ngo warangiza ukajya kuvuga ngo ukajya kuvuga ngo baguhaye miliyoni 500 kuya gitwike vuga abasitari noneho cyo koze reka twemera ko na debe nabo no content ashobora kuzagenda akamugura akabanza ka Bukenya akaba arimo no gusabiramo ariko ntabwo debe yigeze avuga ko yamuhereje miliyoni 500 akura kuzumva uri kuzumva miliyoni 500 cyo ntabwo bibaho inka ya miliyari twumvisha ya Bruce Melody ibi ngibi reka ninka bya bintu ushobora kubona witwa Mr Muhanzi yagiye kureba muri babana bakina filime nk'abandi bitwa bakayirash agatajya kwakoresha akababwira ati noneho wevuga ko kubutse wenda muri za Amerika uri umudiaspora uje Kigali wajya ureba inzaba kavuga ati koko ni umudiaspora ati yabaye kuri sino noneho ikibazo inzira yazamukindagura muri ghetto agatinya kujya kumukora fundraising ikayamukoresha ikiganiro avuga yuko ari iki ari umudiaspora cyangwa bagatangira kuvuga ati bayariye nabi uriya ko yaje yamanukanye byaje kugenda gute so ntekereza ko atari ibintu twakwiye gushyikira aha tugomba no gukebura ariko nanone nza kuza kwibaza ngo ko umuntu wenda yahindura ruko nkuko nimereye ejo mu gitondo ugasana ashyizeho tudrede ni ikibazo gikomeye oya cyane kara wowe ugomba gushimisha amarangamutima yawe nuko ubishaka ariko se nanone ko wari brandinze nk'umuntu w'umunyacyubahiro bati ko n'uri direde ntago bivuga ko uretse muri Afrika tuzifata nk'abantu wenda b'imbobo ntago direde ari z'abantu batari abanyacyubahiro munyumve neza sibyo ariko none direde nge ntekereza ko akwiye kuzitunga ufite n'amafaranga ko abantu bazitunguka muri bizigenge none utandukanye direde nabyo abantu bakaraga reba direde z'umugabo wa Nuza wa Naomi Michael urazibona kuzigeranya na direde noneho z'umuntu wakuje igifuka wakuje oya kose buretse gato genda gakeya nibyo ndashaka kubaza uyu mwanya wa none sinzi impamvu niba gushyiraho direde ari ibintu bikomeye cyane umuntu bita Murungisabe
ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakomeje kugenda bamuha urw'amenyo ngo babonye yitabira inama ariko yashyizeho iki utudirede. Nza kuza kuvuga ngo ese Murungi Sabe niba yaraje kwitereka mu biganiro kandi ari bya buri wese akigaragaza bitewe uko ari branding adashaka kugaragara akizana kuri kamera mukavuga bakamwanga mugatangira kumutera amabuye kuba noneho nekezaga no mukatolike by the way sinzi niba mbizi neza abakatolike nekeza ko ari ibintu byinshi baba bakomorewe nko kunywa inzoga wazi ngutazi ngo nta kibazo kuba watobora amatwi wakwambara mini wakambara ipantaro ibyo imico yose abarokore banga bo barayemerewe kubashiraho direde nazo nikeza ko nta kibazo kirimo nta kiba bitwapfa kubutura mwakomeje kumuhagata yashyizeho tudirede uretse ubanza wumve umushu w'abashu tugaruke mu kanya wabonye Sabe ariko urareka mubwire Sabe rero kari umupadiri ngo kizaba nk'abapadiri muri jihad Sabe yabaye umuraperi ayo murasta ahubwo none se abaye umuraperi bitwaye iki asanzwe ari wese abaye umurasta se asanzwe ari harya ese Bulldog yavutse yitwa Bulldog ariko ni umuraperi yavutse ari umuraperi umuraperi se n'ubwa asanze iyo mana yifite umwami kare uvukana imbuto ibisasi bya bindi yagoyaje kwiririmbira mukamutera amabuye mukajya muvuga ngo yagongarimbye ibitaramo muri Uganda ariko nese ntago ari gukora nese se reka mbaze nkubaza ikibazo kimwe kubera iki nyine wewe uvuga ngo ntago ngo Sabe ngibiki ntago ucatse kumva ntago ari kumva n'ubu ngo impamvu urimo kuvuga ko ataba umuraperi wenda si we ariko kuki atamuba urundi reka nkubwire en general mu buzima busanzwe buriya dread nta kibazo cyazo yo tuzikuziho yego oya pana kwa muzimuziho kuki ushaka kuzana ko kuki muzimumenyaho ariko emi w'ikinege yazishyizeho byagenze gute none se bitwaye iki ahubwo biterwa hari n'uzishyizeho nyine ese gabaze ngo ikibazo kimwe yego ubu ko wajuje ku nkamera wari uzi ko uzampostinga ibyo ntabyo narinzi none se weho kuki wampostinze njyewe iyo mpano narayisanga vuga uti ni amaco y'inda nawe wasanga ari amaco y'inda none se gabaze nkubaze se buragira ati mwanze buretse gatoya mwanze kugira gute buretse Sabe mwanze kumeza wadi nimwe kandi umwe mu bantu bakoze ibintu bikomeye cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda yashakaga imeze ite nk'umu best influencer ntiyaje aza akitereka kuri tubi hagashya ntihari ikinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye se ariko umwanya wa none tekeza niba ari we muntu batumiye ngo agiye guhagarara urubyiruko kandi yubatse kandi noneho yubatse wakwiye nabwo kubimuhereza iki ishimwe yego njyewe numva ko kuba Sabe rwose yarya ibyana nta kibazo kuba Sabe yashyiraho direde nta yatunga umugore nta kibazo kuba Sabe yatunga direde nta kibazo kuba yaba umuraperi nta kibazo kuba yaba kudasimbuka akavunika ntacyo bitwaye bipfa kuba nta kintu byangiza ku muryango we no muri privacy yiwe muri rusange ubu ni kubibona. Yes, of course, come to baby no veke fake, of course, ngo vesta ambassador for coming us mtoto abutamwana ngenda tukative tutaravuka buti nyirubwite avinyesha ko majiko ravuzwe ambyeshuro hit hotel zuba yitucuti yaba boss nitijwi eryaba diaspora ningejwi abandi nikakajwi ko pandemic in the city mwuzukuru waje mafandi shop umwana Uyumugore imbaraga z'yukani zubaka vuba nyitaho parent speaker tacoka ketse none kwa Mr breaking Zebra switch rero karame kabiri uyu mwanya none nshobora kuhita nava muri wa map naza kugira ibintu ngira gute nikorera uyu mwanya wa none yaza ukautinga witwa umukada ntago narinzi ko umuntu bita Rocky Kimoma ashobora kujya muri Amerika akagenda atavuze n'uburyo Rocky akunda miki ifoto ni nyuma y'uko hamaje kugaragara akavideo k'umuntu bita Rocky Kimomo yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bikaba binavugwa yuko rwose agiye kubana n'umwe mu bahanzi nyarwanda uwitwa Shafi cyangwa se abantu benshi mwamenyereye mu ndirimbo zageze ba hit hano mu Rwanda ndetse rwose ngo akaba yaratangiye gahunda yiwe yo kuvuga ati nzayansobanura filime ariko bitewe nuko iraca none arimo kuza kwihembwaho bize kuza kuba ngombwa kuzajya wishyura before yo kureba iki filime na sore cyangwa ibyegeranyo kize kuri ki kuri YouTube channel yanjye aje kuza guhindura ibintu byose cyane azavatira ko entertainment mbere kugira ngo urebe video mbere y'icyumweru ugomba kubanza ukagira amafaranga ugira gute upese mu cyitwa membership kugira ngo abantu bakoresha YouTube barabizi none aza kuza guca nagahigo aravuga ati nge ngomba kunyonyomba nkayambuka nkajya hakurya y'amazi ariko nkagenda mwibanga rikome nta muntu ugize gute ubimenye naje kuza kura kunyamakuru byose nsanga nta namwe byigeze byandikwa ariko nanye ndebye ino video za kuvuga atanu ntago ari mu Rwanda agenda gace mu Rwanda ndabize arimo kubera misiganwa ry'amagare ariko nta hantu dufite hameze gutya nza kuza kwibaza cyo kibazo kigiye kiti kimeze gute Yesu witwa Rocky ubundi bu hari buze kugaruka
cyangwa wenda yaba yariboneye y'umukazana gahunda ya nta gikwi ikazarangirira hariya. Ibyo turaza kuza kubitega amaso, ariko ukuntu nzi umuhungu wo mu Gatsata ntabwo uraza kuza kumbwira ngo roke yaza kugera hakurya iriya narangiza tuzi. Abure kuza byibura no gufata kariri ari mu mihanda ya Zaki. Harya Emirene ntabwo wamubonye agezeho byatwerekaga gari ya mosha. Abibyegeranya icyo kiratambutse, icyo kiraje araza kuyakora kuri ba Bill Gates ari imbere y'inzu. Ari imbere y'inzu. Hano noneho ni live. Ati noneho ubundi live. Ati yagize gutya na gutya na gutya. Reka tumwifurize kuzagirira ibihe byiza. Rwose kandi azaharonka nimbara agiye guhaha. Reka ko hari utagenda kugira. Haza kuza kwibaza ese mbe Kimomo we. Karame kabiri. Oya nako Kimomo we. Seroka Entertainment. Irakomeze sifite ba manager se. Manager we. Manager ari baba akaba yaragiye. Nase noza kuri iki? Endese. Mikorojeni. Mikorojeni se ni manager? Reka. Niki? Mikorojeni yari ipanze nawe yabaga muri Entertainment nk'abandi bose. Usibye ko nawe yaje kwizanira cyitwa gasobanuye. Naho se wa mucuti wacu Savimbi. Savimbi se? Savimbi menya nari kinashinzwemo hariya. Ukwitwa Savimbi. Banza wumve. Savimbi ari rokara mukoresha. N'uwitwa Jamara akamukoresha. Nakadafa kamukoresha. Nakadafa kamukoresha. Kadafa mukoresha mukagoroba. Uwitwa Savimbi akamunani Mikoroje namukoresha mugasobanuye night. Hakaza kuza uwitwa roka akamubwira ati jya umenya ko ari nge boss. Yabona akaraka ko kwamamaza akamubwira ati nkurikira wankoma amashyi. Batika boy yombuze zino nkuru z'ababa. Ko nawe yuriye rutema ikirere. Ariko nawe mwibanga rikomeye agiye gukora akazi ko mu rugo. Kaboyi. Ariko ko arafata kabari wazanye abantu bose. Arafata ubundi ni wari gukwiye kubanza kuba umustar. Kuko izina Arafata. Ariko Arafata yaciye agahigo. Yuriye umuntu bita Arafata kabari niwe muntu wuriye indege mbere ya sebuja roka Kimomo. Nubwo nawe yagiye gukora akazi ko mu rugo. Suga ko kare ngombwa. Ako tumenya ko ufite abantu bagukurikira mwana. Bibaye babaje mwana kuba warakoranye n'ibyamamare n'izina bakariguha ariko bikarangira ugiye gukora akazi ko mu rugo. Ubwo sibyo mwana wabishima. Reka tubwire Rocky Baza azamubwira atega indege agiye gukora akazi ko mu rugo kwa Rocky za USA. Basama burakindi. Kono maji. Waretse nkorozo. Zebra Switch. Iyi nkuru naje kuza kwibona numva itangiye kuntera gahinda nyuma yuko uyu mubyeyi yakomeje kugenda avuga ngo wigeze kuba meya, wigeze kuba umuyobozi w'igihugu ministry, wigeze kuba byinshi bitandukanye. Ko numvishe ko mu mujyi wa Kigali yakozemo. Ngo yaje kumutera gahinda karamukindagura ngo nyuma yuko muri amaturu yangiza akamwangaza aramwisheje ko bazagira gute ko bazabana. Uyu munsi wa none rero aba YouTube batangiye kumusamira hejuru dore ko yatangiye noneho kugaragaza ko ngo ari bamwe mu ba YouTube barimo kumwaka iki ruswa y'igitsina. Se kuri YouTube niho baregereza ruswa z'ibitsina cyangwa ushaka kurega ruswa y'igitsina wegera nzego zibishinzwe. Ariko nkaza kuza kwibaza uyu nguyu n'urubanza tari rwanakemuka batari banamubwira ngo watsinzwe cyangwa uratsinze atangiye kuza gutwika imihanda. Se yaba ari gushaka umugabo kuri YouTube. Tazuri iki kiri gutuma akora ibiganiro kandi amufite. Ariko jya banza mve Zebo. Hari abantu barekuye indirimbo, hari abantu bafite ama content bimye platform. Ariko umuntu ngo kubera ko ngo bamusamanyije bakanga kumutwara ngo agomba gushinga ngiki ku rubanza. Ngo rwose ibintu ntabwo umuntu w'umuganga tugacuruza agira katugacuruza mwana. Umuntu w'umuganga bayita kuki ku buzima bw'abantu. Urani niko yitwa yagakwiye kuba agira gute azamura ibintu byo kwirwa avuga ngo sinzi ngo twari busambane ngo biranga ngo ibyo nureka twe tunabyihoreye. Ariko akoze kankubaza kubera iki uzarya umwana w'abandi amaturo umwizeze ku murongo umwizeze ku muvani wabo asezere nyuma bako yabonye umusheri nurangiza wishakira undi none agahinda nikamukindi. Mutazi utari wa mbere se wamuriye ayo maturo. Ariko bamusezeranyije ibirenze iki ibyo abandi bamusezeranyije. Aramutse yisha amasezerano ye dufitanye niki kibigaragaza. Oya kiri kubaza ariko byabaye nyine aramutse yisha ayo masezerano twa dufitanye mu gihe nta gihagaragara nawe ubwo ari wowe yishe ntabwo ari kujya kurega. Okay natwe tumwumve tugaruke mu kanya. Rode rero ikintu cya mbere yarandebye nagiye kumureba nambaye mini arandeba kuko niyo yicariye gutya ari kureba amabero ati rero mbere yuko tugira icyo tuvugana no kuzabanza ukampitura. Yaramurebye ngarangije amubwira ngo mbere kugikira tuvugana arabanza ntemo
ngo urabanza umituro none nkaza kwibaza wibuka ko Claude ari kuvuga numwe mu bantu bubatse ngo mujya mumushinjira nyine muri showbiz ukavuga ngo arahubagurika ngo ni igisazi n'ibiki muze kwibuka ko umuntu bita Claude agize gute arubatse kiba kiganaje kuza kugikurikirana sabyo usibye kuvuga umuntu bita Claude wenyine hari nundi yaje kuzanamo n'umuntu bita nde Mutabaruka avuga ngo buriya Mutabaruka nawe ngo yashatse kumutereta ngo mugiye ngo sinzi n'uburyo bivuga muri nkumva ni ibiryo bidafashije ngo mugiye Mutabaruka ngo ari agakene ngo yarashwanye n'umugore baratandukanye ngo aza kumuteretanga aramubwira rwose ngo ntago byavamo ngo ajya ashimira umuntu bita Kenisi ngo waje kugira gute ngo waje kumutabara akamuzahura nabone ngo yaragiye kuzicwa n'iki ngo ninza kuza kwibaza nti se uyu mubyeyi utangiye kuza mu bantu bagiye wenda bamukora n'inkuru cyangwa banamuvugira ubuvugizi cyangwa se abanasanze imihanda agatangira kubataka ngo yaje kumenya ko ibyo bitwika afite ihe mission ese ashaka kushinga YouTube channel ndakaweza ajya kuri ibiganiro ashaka kuzajya rya bwa buhumbi 10 bahereza abantu batuye mu biganiro ashaka kuza gutrendinga ashaka za kujya gereza nabyo ko bishoboka burya ngo amagambo menshi avamo iki ibicumuro no guharabika nabwo watangiye guharabika abantu ugatangira kujya kwisobanura ugasanga aho wagiye kurega ngo gukemura ikibazo icyawe n'igikemutse bite nuko basanze kidafatika ahubwo noneho wowe ukabikuriramo ibyo biti iki ibibazo biza no kugufunga za kuza kwibaza neze zebu ibi niko ko nibi twakomera kuja gushyigikira tukavuga ngo ibintu bikomeze bibaho oya rwose ibintu tukomeye tubishyigikira twirengagiza amagare tujye mu bagore bagize reka tuza kuza gutegeza tuza kureba ku bantu biri buze kuza kugenda ariko agatanga impamvu naje kuza nambaye B1 nuko nyine namajije kumva ko ngo hagiye ngo harinde inzoga genda gace ngo harinde inzoga ubu no kuvuga ngo ngiye kuva muri B1 namamaza indi nzoga cyashya igomba kubagize gute kuba yasohotse ngo bita meetup yekeze ko rwose boss wa B1 ubu gahunda noneho muri iyi minsi no kongera gukora twa B1 none babwira ati B1 nicyo kinyobwa gitera hangover ariko ibicere byo muri B1 byari biryoshye zebo oya kandi tongera tukabirya harya twari turi kumwe abashaka biriye wenyine pe agabirawe sinzi impamvu tabyibuka reka mbashimira cyane no mbabwira mwakoze kuza mukomeze muri ibiganiro bya Vision TV company imwe ni B1 ibindi byose nakagaruka Astra Vista. Inyubako yanjye iruzuye nk'umusirimu ngomba kwestaramo amazi ese ntushobora gusanga indi yawe amatiyo yatangiye kwangirika tandukana na kampani z'ibicupuri ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya nini dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo ibikoresho byacu no original dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere utandukanye na babandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda nago naba nkubeshye dore ko hazwi nko kwisaha ukebutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 0784 4357 karindwi nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza Mr. Kari Hardware Limited igisubizo kwa plomberi bose muri rusange. You know shit. Come on,